turakumva. Turia dasta. Atirebone kudesire ati ndahantu yemwe abaje kureba. Amen. Ati buri wese nizere ko yambonye Amen. ko yaje kundeba. Rabini staya kontrere tuterevenikire ati ndi hagati muri mwe. Hallelujah. Rabini staya ati nimi kuko nshaka ati ntaranye uko nshaka ati abashidikanya nimutuze ninjye wamuhamagaye nawe uzamucaza nawe uzamurwanya. Hallelujah. Nini bonesta ati nkavugana nawe ngo dore ndagukomeje ugize igiti kinini cy'inganzamarumbo rezene bonetaya nini sanse kudesire rezene wa rere bonesta recontrere wirebo sansemene kudesire ati nduwiteka ati dore ikarita y'isi imbere yawe ati nguhaye amavuta acisha bugufi akandamiza imbaraga z'abadayimoni abiyita abayuda atari bo kera imbaraga zibagenda hejuru ati rezene bonetaya ati muri uyu mujyi ati muri iki gihugu cy'u Rwanda ubakiye urusengero rw'icyitegererezo kuko ndi Imana iguhaye amaboko tuguhaye icyubahiro amaboko kandi magari ntabwo uzigera utenebuka kuko mpamagariye ingabo nyinshi. Uyu mwuka wa pararize ngo gukuyeho mu butwari mpabwa n'Imana. Uyu mwuka wa pararize umaranye imyaka 20 urangire nonaha akira amagufa mazima, akira amagufa mazima. Imana irakubohoye. Gira gutya. Ngwino hano Yesu arakubohoye. Tambuka. Imana irakubohoye. Gira gutya. Imana irambye ngira kubohoye. Imana irakubohoye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana irakubohoye mu izina rya Yesu. Isare n'ijye Uwiteka. Icyubahiro ni cy'Imana. Imana ibohoye ubuzima bwawe. Uzakorera Imana nubwo abantu bagusuzugura, uzubaha Imana. Imana irambye ngira gukomeje. Icyubahiro ni cy'Imana. Amen. Igendere Yesu akubukije mu izina rya Yesu. Katuzamurira Imana icyubahiro. Imana ishize iherezo kuri pararize yawe. Mbega twakomera Imana amashyi menshi cyane. Ingendo ziracyakomeje, amahanga azabimenya. Reba isinema ababyaye repa ababyara bazabyara, ingumba zizabyara. Lete sinema abasazi bazakira, abamugaye bazaba mu bagagare. Nzagukoresha imirimo n'ibitangaza, abapfe bazazuka. Izo mbaraga ndaziguhaye. Akakubwira ati Uwiteka wabagendere ndakora ibitangaza kandi nawe ngukoreye ibitangaza. Urambona ugeze mu rugo kuri telefone ndagusinyiye, gusinyiye sheke, guha amafaranga, guha butunzi bwo mu isi ndabukunyabagijeho uko Uwiteka uvuganye nawe. Shalom. Mana tuguhaye icyubahiro. Mbaraga zawe zirahambaye. Witwa Alpha na Omega. Riya mama sete shuni watalas nikuda nostadife. Dusengeye ubwoko bwawe Mana, tusabye umugisha wawe. Reka bimenyekane kukiri Imana. Mana mpagaye ikirere cy'ijuru hano. Abaje gusenga umugisha, abaje gusenga batuye imbaraga. Ibyo abantu bakoze nemeti Neketo anadasta. nenohede nepa. Mana we turaguhamagaye, duhamagaye imbaraga zawe. Mana umva gusenga kwacu, Mana umva gutaka kwacu. Mana kiza indwara, Mana kiza ubukene, Mana kiza ubushomeri. Mimiwa azatati de no vekite ena Nuwinima arabagendereye ngo ariko mugende zeniminifo kide mweri imbuto zikwiriye abihaye. Tuti dombe nelole buri wese no kida hati dore ndi kumuka
yo ati dore uwo ni njye uhagazeho nshyize iherezo kuri iyo ndwara yawe mwana wanjye. Amen. Ano zeniwide ateko de beni ati dore izo ntambara mureba uriwi ureba imbere yawe ati dore shikama manutse kuzigwana uyu munsi Amen. kugira ngo utazazigwamo. Ni widibere ati dore hari abari babuze icyerekezo basohoye mu mago zinimi ngo Uwiteka yanze uruzerero rw'ubukode. Buri muntu wese uri hano Imana imusezeranyije kumwubakira. Hallelujah. Veni kote lobenito ati dore shoni winikid. Buri muntu wese agende agira ikintu yereka Imana cyo kugukora, kubera ko Imana igiye kuguhera umugisha mu gutangira bitoya, uzarangira wagutsubaye umuntu ukomeye. Temeno zenitedor meni tokes lo lepenote danepeni anituda sheni eno zeneke ngo yemwe mwabaye akabarore ku musozi mutuyeho. Anini widra ati dore numvishe gutaka kwanyu ndamanutse ngo mbibuke. Ati dore avugane n'abahanuzi bari mu itorero remane ngo nimukomere kucyo yavuganye namwe. Anenoseni noketado shidepeno kunikote sila. Wacitsemo hano gutya, wacitsemo gutya ubundi ukandira mu ruhande rumwe bigenda bihinduranya, ariko uyu mugongo wose. Waturutse he? Avuye Kanombe. Wizeye Imana ko yakubohora ikagukiza? Yankiza rwose. Vuga ngo mwami Yesu, mwami Yesu, naje mu nzu yawe, naje mu nzu yawe, naje nkubabaye, naje mbabaye, uri hejuru y'abaganga bose, uri hejuru y'abaganga bose. shira iherezo kuri uyu mugongo, shira iherezo kuri uyu mugongo. uburibwe ndabuhaze mu mubiri wanjye, uburibwe ndabuhaze mu izina rya Yesu. kuva uyu munsi wa none, kuva uyu munsi wa none nageze imbere y'umuhanuzi watoranyije, ageze imbere y'umuhanuzi watoranyije, nakiriye gukira indwara yose, nakiriye gukira indwara yose mu izina rya Yesu. wari umaze igihe kingana icyo utunama? Iyo myaka yose wandyaga nunama bingoye mbabara, ariko nkagerageza buke buke. ngaho nama. kuva uyu munsi wa none cubije amagufa mazima mu mubiri wawe. Umudayimoni wose ahava akagera wateraga uburibwe muri uyu mugongo ntuzongere kumva ukundi. kuva uyu mwanya hamagaye amagufa mazima ajye mu mubiri wawe. Ijuru rigukorera operasiyo. kuva uyu mwanya Imana yongere guhereza icyerekezo cyawe. Abari bifuza kubona wapfuye bakubona uri gutanga amashimwe y'Imana. Dia masotere urabohotse. Ongera umanuke wumve, ongera uzamuke, ongera umanuke wumve, ongera uzamuke, ongera umanuke bwa nyuma, ongera uzamuke. Uyu mugabo witwa Profete Manivuga niwe wamanura arambwira ngo nzagendera mu ndege. Arongera aricara arambwira ngo kandi si ibyo gusa uzazigira nk'igare. Arambwira ngo si ibyo gusa uzatura i Kigali. Si ibyo gusa izaguha imodoka, dore ngiriya. Si ibyo gusa tarabikate nabaho nibwo natanga ituro ry'ibihumbi 100. Iho umuhanuzi abantu bazavuga ibindi uri umuhanuzi. Noneho mufate mu kiganza ngo abafite iyo bajya baragenda. Hey 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 hey, abafite iyo bajya bagira gutera baragenda. Abafite iyo bajya bagira gute baragenda. Barage kandi ije nimba hari ikintu giteye
ikibazo ni uburetwa. Hallelujah. Uburetwa, uburetwa. Dusigaje iminota 10. Umuntu aherutse kunsuzugura, aransuzugura twite. Ibi byose Imana nabivuzeho ngo bazantunganyiza rasa. Bireze Imana icyubahiro. Nta kintu Imana ndeka nkubwize ukuri, ntugire ngo namenshi. Uyu munsi ni umunsi wahariwe Imana mu ijuru, hari umunsi mukuru wo guca uburetwa. Yego. Reka nkubwire, n'ubundi no mu isi habaho, urumva ngo ni umunsi wo kurwanya sida. Mu Rwanda ntabwo baho, nta munsi w'abagore muzi, nta munsi w'abakozi muzi, MTN ntabwo yamamaza. Uyu ni umunsi wahariwe mu ijuru kurwanya uburetwa. Hallelujah. Mwana biki Imana. Uyu munsi baraterana ukabura kugira, baraterana bakavuga kuri ikibazo, nawe wakubura amaso ukabura kunyura. Izo ngorane Imana iraje kugira izo ngorane utahanye akazibangira iherezo. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga urajya hehe, bakakuvuga bongorera ngo nibucya, ariko ukongera ugacya, ugacya. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga urajya hehe, bakakuvuga bongorera ngo nibucya, ariko umva gashya zamu, umva gashya. None ni umunsi wa n'ubundi niho hahana mudamu kubera agasuzuguro nsuzuguye, mpagaritse ibise. Nubona ukwiriye kubyara uzambaza. Hallelujah. Nubona ukwiriye kubyara uzagire gutera. Ku wa mbere ibise bigira gute, birahagarara kanageze kwa muganga. Ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu ibise byarahagaze. Ku wa gatandatu aravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora byo gukiranuka, abo ngabo igira gute, Irabemera. ndamubwira ngo nshingiye ko ndi umuhungu wa Munyaneza wahamagawe n'Imana nkabyemera, nacuruza ibiraha, natwara moto, naba umushoferi, nashinga iduka, ariko iyamamagaye yaravuze ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa kandi ibinza by'ibyuma nza pa 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 pa. Vereza Imana icyubahiro. Hallelujah.